Mwiriho mwese baminisitiri bakozi Imana bagenzi banjye dukorana mu mubiri banga wa Kristo muri kino gihe cyerezo muri kino gihembwe cy'igisekuru cy'ubere komeze mfuruka kandi muri dispensation y'ubwami. Nihirwe ndetse n'umugisha ukomeye kuri jye kubasha kubatashya mbasuhuza by'umwihariko missionnaire Miguel Mendez Marine uri hariya ndetse na Revera Tolivio uri muri Peru aho ari kumwe n'abakozi Imana bose baho ngaho na Revera Jesus Baroyeta ari we nawe ufite igiterane cyahurije hamwe o mu gihugu cyose kirimo kibera hara muri Fe Viva nanone kandi no muri Mexique nabo bazaba barimo bateranira hamwe ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ho muri Amerika Latina ndetse no mu isi yose. Uyu munsi wa none kwa gatatu itariki 30 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2023 turi muri Samuel wa mbere igice cya 16 aho ngaho niho haturondorera igihe ubwo Imana yabwiye Samuel ngo ajye mu rugo mu nzu ya Yesayi kugira ngo ajye gusiga umwe mu bahungu. Ibyo ngibyo arabitubwira vuga ngo yagombaga kumusigira kuba umwami. Igice cya 16 umurongo wa mbere akatubwira ati Bukeye Uwiteka abaza Samuel ati uzagezayo kurira Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli, uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be. Nuvuga ngo umwe mu bahungu be niwe wagombaga gusigwa na Samuel. Nuko Samuel arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza. Nimwumva aho ngaho birasa nkaho uko bigaragara birasa nkaho aho ngaho Samuel yari kuba arimo abeshya Sawuli. Rero mwumva uburyo uwo muhanuzi ntago agomba gucibwa urubanza, ahubwo ibyo akora byose abayobowe n'Imana, ndetse abantu bo ntibagomba kumucira urubanza ndetse ngo banamukatire bamucireho iteka bashingiye ku buryo bo babibona, kubera ko burya inyuma y'uwo muhanuzi nta wundi uba hari buretse Imana. Rero umuntu aba agomba kwitonda cyane akirinda cyane kubirebana n'ibyo ngibyo, kubera ko mwumvise uburyo nkangaha igihe Samuel avuze ngo ibyo ni imivuga Samuel azanyica. Nuko Uwiteka ubwe niwe wamwibwira ati tuza icyo ugomba gukora ni ukumubwira ko ugiye gutamba igitambo gusa. Mwumva mu buryo bwumvikana ni nkaho yari amubeshye abeshya Sawuli, ariko ibyo byose n'Imana yarimo ibikora, yari birimo. Nuko Samuel akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Kuko kugaragara k'umuhanuzi aba ari ubw'umugisha cyangwa se kubw'ibihano. Ati n'amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be abahamagaza kuza ku gicaniro. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati nuvuga ngo mu gihe yarimo atamba igitambo yakoreshaga umwanya neza, avuga ati dore ngiye gusiga uwo Imana yambwiye ko ari we ari bunyereke, kubera ko yari yamubwiye ngo uwo nza kukubwira uwo ni uri buze gusiga amavuta. Nuvuga ngo ntago byari kuba bishingiye ko Samuel ashaka kwisigira, ahubwo n'uwo Imana yagombaga kumubwira ko ari we koko.
nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati ni ukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he. Rero mwibuka yuko ibyo byose ni Imana yarimo ivugisha Samweli ibimubwira inyuze mu bitekerezo bye. Aho niho Imana yiyerekera abahanuzi ikabavugisha. Cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba, ahubwo bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Kandi tuzi yuko Dawidi yari umuntu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Nuko rero uwo ni we Imana kera yari yarateganyije isi itararemwa ko ari we muntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Kandi Samweli we ari aho ngaho yari maso rwose akanuye, ariko arimo avugana n'Imana, n'Imana ivugana nawe imuvugisha. Abantu bo ntibabitahure, ntibabimenye, ntibabyumve. Birashoboka ko igihe uwa mbere yaje agakora ikimenyetso ngo amusige, bati uyu niwe byanze bikunze, muri ako kanya babona atangiye gusubira inyuma, arabiretse. Igihe Eliyabu yaje nta gushidikanya yaravuze ati aha ni njyewe bagiye gusiga. Ariko aho ngaho Imana imubwira ko atari we, asubira inyuma. Aravuga ati bigenze bite? None se ko asubiye inyuma ubu yaba avuga ko atari jyewe? Ntimwumva byanze bikunze hari ikintu cyabaye icyo gihe, kubera ko ni nako byagiye bigenda no ku bandi bose bakurikiyeho. Nuko Yesaya ahera ko ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Yesaya ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7, maze Samweli abwira Yesaya ati abasibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Uyu nguyu nta gushidikanya niwe bari batereye iyo ngiyo yagiye kuragira intama. Yari afite imico. Nuko ariko murumva uburyo imbere gato igihe inyamaswa cyangwa se intare yaserukaga yazaga kugira ngo icakire intama ze, yarazaga kayifata kayica iyo ariyo yose, kubera ko yarindaga intama ze. Kandi nta gushidikanya wenda yari afite imico wenda imeze nk'iyo kutiga, nk'iyo kutigishwa nk'iy'abandi bari bafite. Nuko bakamurekera iyo ngiyo, ndetse nta nubwo banamubwiraga ngo yicare aho ngaho abandi babaga bicaye cyangwa se hafi aho ngo kugira ngo arebe ibyo byose byarimo biba, ahubwo bari bamujyanye kure hanze aho abandi bari. Ndetse nta nubwo bigeze banamwambika nk'umwe muri ba mesaje bose, ahubwo we igihe agaragara atarateganyijwe mu bisekuru 7 ari byo bihagarariwe n'abahungu 7 ba Yesayi. Nuko rero bo bagiye bagaragara ari uruhererekane, umwe asimbura undi asimbura undi. Muri cya gihe buri wese yagendaga agaragara, umwe yava akaza undi. Ntimwumva? Ariko hagaragara gahe k'icyuho hariya ko gutegereza. Rero ibyo ni ingirakamaro cyane, ni ingenzi, kubera ko muri ako gahe ko gutegereza, icyo nicyo gihe kiba hagati y'igisekuru cya 7 cya Laodikiya ndetse n'igisekuru cy'ibere komeza imfuruka muri dispensation y'ubwami. Ari bwo hagomba ko harimo hakorerwa gusobekeranya amadispensation. Aho niho hagombaga kugaragarira uwo mwana wa 8 wa Yesayi utaruteganyijwe muri ba mesaje b'ibisekuru uko ari 7, kugira ngo noneho abe yagaragara ngaho hagati mu muryango wa Yesayi, kugira ngo nawe abe yasigirwa ku mwami. Nuko mwurumva uburyo Samweli abivuze. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira. Rero iki gihe cyose, kano gahembwe kose kajyanye n'igice cy'isaha cyituze, kubera ko igihe mwene data William yatubwiraga ko we
yatumwe aturutse imbere yo kugaragara kw'Imana. Ibyo ngibyo byanditse mu gitabo igitabo cyo kugarurwa kwa Isirayeli. Ni igitabo cyateguwe nuko hashyizwemo ayo magambo. Mwakwicara nyamuneka, niba muhagaze, abari muhagaze mwakwicara kugira ngo muze kuba mutekanye mumeze neza. Yabivuze ari ku isabato muri 2016. Ndimo ndabishaka muri iki gitabo kugira ngo mbisome neza neza uko byakabaye byanditse. Ni ku rupapuro rwa 310 muri iki gitabo, aho atubwira ati, ubu mfite imyaka 76, rero nta gihe mfite cyo gutakaza, yaba mu banyamahanga ndetse no mu Bayahudi. Aho ngaho igihe yavuze ngo mu banyamahanga, icyo yarimo aganishaho yavugaga ni ku bwami bw'abanyamahanga, kubera ko igihe we yatangiye kubaho mu mwaka wa 2017, we icyo gihe yari yamaze kumenya ko asigaranye agahe kagufi. Nuko nyuma yaho nibwo atubwira ko icyo ni igihe yari yagarutse, kubera ko, reka tubanze dusoza ngaho ko atubwira, natumwe nurutse imbere yo kugaragara kw'Imana kugira ngo ntange iyi nkuru nziza igenewe Isirayeli. Uyu kandi ni marayika ukomeye Gaburiyeli urimo abivuga bino, yarimo abivuga icyo gihe nk'uko yagiye avuga n'ubundi igihe cyose yabaga yigaragaje mu isezerano rya kera, kimwe na none no mu isezerano rishya. Nuko none ahangaha yarimo avugisha bwo abayobozi bakuru b'iyobokamana. Rero ibyo byose nabyo bifite gusozwa kwabyo mu buryo busendereye cyangwa se bwuzuye, igihe ibyahishuwe 11 ariyo myera 2 izaba irimo yongera kubavugisha, ivugisha Isirayeli, arimo yihishura nka kwa kundi Yosefu yihishuriye bene se. Mwibuke yuko ibyo byose byarimo bikiba hakiriho cya gihembwe cyo gusobekerana kwa dispensation, kandi icyo gihe ni igihe cyashyizweho cyangwa se byarimo biba nk'ishusho n'urugero, kubera ko mwene data William mu kirya gihe yarimo yari agihari, ariko muri dispensation y'ubuntu. Ahangaha akatubwira ati, ukuri kwabyo ni muri dispensation y'ubuntu. Iyi nkuru nziza nkayiha Isirayeli, uko nzamara kuyitanga yose, niko bishoboka ko nakwihutira gusubira mu rugo rwa data mu ijuru. Rero ntimwumva ko yari abizi ko namara kugenda rero mu rugo rwa data mu ijuru ni mu birori by'umwana w'intama. Aho ngaho niho mu byanditswe hagaragarazwa ko ariho ibyo birori byateguriwe, kandi akaba ari nabwo nyuma yo kubaho k'umuzuko no guhindurwa. Rero itsinda, buri mesaje wese n'itsinda rye muri buri gisekuru, kimwe n'uwo muri kino gihe cyerezo, mesaje n'itsinda rye azaba arimo bajyana mu izamurwa muri dimansiyo ya 7. Rero kuva mu kwa 12 kugeza muri 2017, we nta gushidikanya, wenda yatekerezaga yuko byose bizasohozwa byirukanse, kubera ko mu kuvuga ngo niba ngiye muri 2017 hafi y'isabukuru yanjye y'amavuko, nta gushidikanya byose bizaba birimo biba nko mu mezi 6 nibwo bizasohora. Ariyo yari asigaye nyuma y'ukwa 12, nuvuga ngo n'amezi 6 y'inyongera. Ntimwumva ko hari hasigaye
ukwezi kwa gatandatu gusa kugeza muri 2017, kugeza mu kwezi kwa gatandatu 2017. Ni umurimo w'amezi 6 wagombaga gukorwa. Rero we mu kuvuga ibyo ngibyo ngo nimara kugenda, kimwe nka message wese, buri wese nawe agerageza kuvuga no gusohoza amasezerano abura kugira ngo ayasoze anayavuge mu gihe cye. Ariko we igihe yagarutse, mu kugaruka kwe noneho yaje azi ko habura ugusozwa kwiyerekwa ry'ihema, ndetse ko hanabura ko hanasozwa igice cy'isaha cyituze. Rero mu kugaruka kwe ari nabyo avuga, yabivuze ari ku cyumweru itariki 3 z'ukwa 9 muri 2017, aho yavuze ati, avuga ko yasabye ikindi gihe cy'inyongera nk'umwami Ezekiya wongerewe imyaka 15 kugira ngo abashe gukomezanya natwe. Nawe yaravuze ngo kugira ngo nkomezanye namwe kugeza mwakire kwizera ko guhindurwa, ndetse kugira ngo mujyane mu biro by'ubukwe bw'umwana w'intama. Nta na rimwe nigeze nifuza kuzagaragara ndi jyenyine hariya, ahubwo nifuje kuzaba ndi kumwe namwe mwese ndi imbere kugaragara k'umwami mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Ntimwumva ahangaha bwo noneho mutega amatwi mwumve uburyo noneho imvuga akoresheje aha. Imvuga akoresheje si nk'iyo yakoresheje muri 2016 igihe yavuze ngo nimva no kujya mu biro by'ubukwe bw'umwana w'intama mu rugo rwa Data mu ijuru, aho natumwe nturutse kandi mu rugo rwa Data mu ijuru ni mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Aho hantu niho byateguriwe bizabera ibyo birori, kandi natwe twese tukazaba duhari. Ariko none yagarutse, mwumva uburyo yari yamaze kwerekwa cyangwa se guhishurirwa mu bumenyi bwe ibijyanye n'iki gihe cy'inyongera, igihe cy'imisago, ari cyo gihe noneho hagombaga gusozwamo igice cy'isaha cyituze. Nuko rero mu kugaruka kwe agarutse nibwo nyuma yaho hari ku cyumweru itariki 10 z'ukwezi kwa 9, ni umugabane mutoya wangaho aho abivuga, tube turi maso turyamiye amajanja twiteguriye kwakira kwizera ko guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Tube twiteguriye kumva impanda y'imperuka, ari ryo jwi rikomeye ry'impanda, ari ryo rikangura intore zose kandi rikazishyira mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu itorero rye, kandi bagahabwa bityo kwizera guhishurirwa ko guhindurwa no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Guhishurwa kw'ikimenyetso cya 7 ni uguhishurwa ko kuza k'umwami. Nuko rero tube twitegurira guhindurwa vuba bidatinze, igihe umwami azaba yamaze kuduha kwizera guhishurirwa ikimenyetso cya 7, ariko guhishurirwa ko kuza k'umwami muri iki gihe cyerezo, kandi ibyo biba mbere y'akaga gakomeye. Kandi yavugaga n'ubundi muri buno butumwa, muri izi ntashyo twasomye zo ku itariki 3 z'ukwa 9, imbere gato niho abivuga mu butumwa bw'urukundo intore zikundwa. Yasabye igihe cy'inyongera kuko iyo bitagenda bityo, iyo agenda wenyine, yaravuze ngo twe twari gusigara duca mu kaga gakomeye. Aho murumva yuko icyo gihe we yibwiraga yuko ibyo byose bizasozwa mu mwaka wa 2017, ariko nyuma yaho amaze kubona ko hatari hasozwa iyerekwa ry'ihema, kandi ko intore z'Imana zitari zakakira kugeza ubwo kwizera kwizamurwa, rero arangije asaba igihe cy'inyongera kugira ngo noneho abone kugaruka. Nka kwa kundi mwumvise Yesayi yavuze ko yaramubwiye ngo mutumire aze kuko tutaza kwicara ku meza atarashyika hano. Rero mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama ntabwo yashoboraga kugerayo wenyine, kuko haburaga umwe utari warateganyijwe, utari mu murongo w'abandi. Rero nta wundi ushobora kwicara mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama hataragaragara ugusozwa kw'ikimenyetso cya 7, ari we marayika wari utandukanye n'abandi, arimo yigaragariza mu itorero, arimo atanga bityo kwizera gutanga guhindurwa no kuzamurwa abinyujije mu gikoresho afite muri iki gihe cyerezo. Rero ntabwo ibirori by'ubukwe bw'umwana w'intama byagombaga gusohozwa uyu muntu
ataragaragara imbere mu itorero rye, ariko yagombaga kugira gutangira kwe, yagombaga gutangirira mu kuvuka kwe, akaba mu bwana bwe, akaba mu busore cyangwa se mu gukura mu bugimbi, agakura akaba mukuru, noneho yagera mu myaka yabugenewe akaba ari bwo asigirwa gukora uwo murimo yagenewe. Nuko aho ngaho Samweli aramubwira ngo ntabwo turi bwicare ku meza ataragera hano. Nimwumva, yego bashoboraga kuba bari aho ngaho bose ari 7 buzuye mu bahungu bose ba Yesayi, na Yesayi ubwe ndetse ahari na Samweli, ariko ntabwo bashoboraga kwicara ku meza uwo musore ukiri muto atarashyika aho ngaho, kubera ko uwo niwe wagombaga kuzuza iryo tsinda. Rero niwe wagombaga kuzuza ishusho rya byose, akaba ari we usohoza igitabo gihesha uburenganzira, ari we wagombaga gusohoza amateka y'ikimenyetso cya 7, kugira ngo nyuma yaho bityo noneho hagaragare ibikubiye mu kimenyetso cya 7 nyuma yo gusozwa kwabyo bisohorezwa ku isi imbere mu itorero muri cya gihe cy'igice cy'isaha cy'ituze, kubera ko buri kimenyetso cyose cyagiye gisohorezwa mu bisekuru. Igisekuru cya mbere, ikimenyetso cya mbere, cya kabiri, cya gatatu mu bisekuru, naho ikimenyetso cya 4 n'igice gito cy'ikimenyetso cya 5, kubera ko ikimenyetso cya 4 ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi cyahanuwe bitaraba, ndetse n'ikimenyetso cya 5 umugabane wacyo utarasohora, naho ikimenyetso cya 6 nacyo ni ikimenyetso aho muri cyo ikimenyetso cya 6 kirimo kirasohora muri iki gihe, naho ikimenyetso cya 7 niko kuza k'umwami. Rero mu gihe hagombaga ko harimo hasozwa ibyo bimenyetso, byagombaga kugenda bisiga amateka y'ibyabaga bikubiye muri buri kimenyetso. Nyuma yaho mwene data William hashize agahe gato twumvise ubutumwa aho yatubwiraga ngo na n'ubu igitabo cy'ibimenyetso 7 ntabwo kirahishurwa ntikirabumburwa. Nanone kandi yatubwiye mu butumwa bwinshi bugiye butandukanye ko kugeza ubwo igitabo gihesha uburenganzira, ariko yabivugaga muri icyo gihe yabwirizaga ubwo butumwa muri uwo mwaka, yaravuga ngo igitabo gihesha uburenganzira ntabwo kirahishurwa kubera ko Kristo agomba kuguma yingingira buri wese kugeza n'uwa nyuma. Kandi ibyo ngibyo ubu ngubu byamaze kuba, kubera ko dispensation y'ubuntu yararangiye, yamaze guhaguruka no ku ntebe y'imbabazi, kandi ubu ibyahishuwe igice cya 10 birimo birasohora muri iki gihe cyerezo, kubera ko guhinda kw'inkuba kurimo kuravuga, kurimo kuramenyekanishwa. Marayika yamaze kumanukana igitabo gihesha uburenganzira, yamaze kugiha umuntu, uwo mugabo yamaze kukirya, byose birimo biraribwa, ndetse n'intore z'Imana abari b'abanyabwenge barimo bararya nabo icyo gitabo gihesha uburenganzira. Ahangaha akomeje atubwira ati reka tubanze dusoze ibyanditse hano mu gice cya 16 umurongo wa 12. Nuko aramutumira amujyana mu nzu, yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusuke w'amavuta niwe uwo. Samweli ahera ko afata ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. None mwumve ibyo mwene data William akomeza atubwira hano muri buno butumwa, muri izi ntashyo zatanzwe ku itariki 10 z'ukwa 9 muri 2017. Akomeje atubwira handi twagarukiye. Nuko rero tubeho dufite umutima ushimira kuba turiho muri kino gihe cyerezo, ari bwo buno buhanuzi bwose buzahinduka ukuri, buri buhanuzi bwose bugasohora mu gihe cyabugenewe. Icyama Imana ikabaha imigisha, kandi Imana ibarinde mukataza imbere mukora muri iyi poroje y'ihema rinini Grand Carreau Cathedral, ariho gukura kwa 3 kuzasorezwa, kuduha kwizera ko guhindurwa no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Rero ahari ku itariki 10 ari ku cyumweru, nyuma yaho, nyuma y'iminsi 8, ku cyumweru cyakurikiye zari itariki 17 z'ukwa 9 2017, aho ni umugabane muto mbasomera ahangaho ibyo yatubwiye mu itangizwa ry'isomo ryitwa igihe cy'isarura. Aho niho atubwira ati iri somo ni isomo ry'ingenzi cyane, kubera ko igihe cy'isarura dore ni iki gihe cy'iherezo. Nuko rero iki ni igihe ubwo kuza k'umwana w'umuntu bizahinduka ukuri,
kandi azanye n'abamarayika be kugira ngo agororere buri wese ibihwanye n'imirimo yakoze. Rero aje gukusanya, guhunika ingano mu ruhuniko. Nimwumva, ahangaha nibyo bikorwa mu murimo wo gusarura ingano kugira ngo zishyirwe mu kigega, bikorwa n'abamarayika. Akomeje avuga ati, nuko rero ingano ni abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazaba bahari, bariho muri kino gihe cyerezo mu gisekuru cya zabu, mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka. Aho niho bashyirwa kugira ngo bakire kwizera ko guhindurwa kwabo, ndetse bajyane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Nuko rero iki ni igihe cy'ingirakamaro cyane kuruta ibindi bihe byose byabayeho mu bukristo ndetse no mu iyobokamana ry'Abayahudi. Iki ni igihe cy'igice cy'isaha cy'ituze. Ntimwumva, ahangaha noneho bwo arimo aragaragaza noneho iki gihe icyo ari cyo, ari bwo hazaba harimo hasohora ibyo byose. Icyo ni igihe cy'igice cy'isaha cy'ituze. Kandi mbere yari yaratubwiye mu butumwa bwinshi butandukanye ko icyo gice cy'isaha cy'ituze kitaratangira kugeza ubwo. Ariko ahangaha ho mwumvise uburyo abivuze noneho yeruye igihe bizabera n'ibizaba birimo bibi byari byo muri icyo gice cy'isaha cy'ituze. Iki ni igihe cy'igice cy'isaha cy'ituze, ni igihe cy'ikimenyetso cya karindwi. Ni ukuvuga ngo icyo gice cy'isaha cy'ituze ni nacyo gihe kijyanye no gusozwa ko kwigaragaza kw'ikimenyetso cya karindwi. Ni igihe cyo kuza kwa marayika ukomeye amanukanye igitabo kibumbuye mu kuboko kwe kugira ngo agihe undi muntu uzaba uri imbere mu itorero akazabimenyekanisha nawe muri iki gihe cyerezo. Ntimwumva, aha arimo aratubwira noneho yeruye, adaciye ku ruhande, atubwira ibizaba birimo biba mu gihe cy'igice cy'isaha cy'ituze. Ni ukuza kwa marayika ukomeye afite igitabo mu kuboko kwe, azamenyekanisha ibikubiye muri icyo gitabo gifatanishijwe ibimenyetso birindwi. Azamenyekanisha ibikubiye mu kuza k'umwami, ariko kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be kugira ngo asoze isarurwa ry'ingano. Mwibuke yuko ari Matayo 13. Aho ngaho niho atubwira kuri wa mugani w'ingano n'urukungu, ndetse akatubwira n'abamarayika b'abasaruzi. Ibyo byose ni Yesu wabigaragaje abitubwira aho ngaho. Ingano n'abana b'ubwami, abana b'Imana bazamagarwa n'ijwi rikomeye ry'impanda kugira ngo bakire kwizera, guhishurirwa kubaha guhindurwa no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Nuko rero tube twiteguye, dutega amatwi impanda y'imperuka, kandi tube turi maso, duteze amatwi iby'umwami azatubwira muri iki gihe cyerezo. Rero niba tugomba kuba duteze amatwi, turi maso, duteze amatwi iby'umwami azatubwira muri iki gihe cyerezo, reka dusome iki cyanditswe cyo muri Amosi 3:7. Kuko nta na kimwe Uwiteka azakora atabanje guhishurira amabanga ye abagaragu be, imbata ze, abagaragu be b'abahanuzi. Abo ni bande? Abahanuzi be. Ni ukuvuga ngo tube duteze amatwi, twiteguye kumva ibyo umwami azatubwira muri iki gihe cyerezo, duteze amatwi ibyo ikimenyetso cya karindwi azatubwira muri iki gihe cyerezo, aribyo bikubiye muri cya gihe cy'igice cy'isaha cy'ituze. Tube duteze amatwi ibizavugwa n'umwami muri iki gihe cyerezo. Ibyo nibyo bizatanga kwizera ko guhindurwa no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Mu gukurura kwa gatatu, ari byo mu gihe cya mwene data Branamu, gukurura kwa gatatu kwagaragajwe mu buryo bw'igice. Ni ukuvuga ngo we yari afite gukurura kwa gatatu kwarimo kumwigaragarizamo, ariko mu buryo bupimye cyangwa se bw'igice, nka kwa kundi tubibwirwa mu butumwa bwa marayika ufite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Ni umugabane muto w'ubu butumwa bwabwirijwe itariki 25 z'ukwa 12 muri 2004, bubwiririzwa hano muri Cayo Puerto Rico. Mwumva uko atubwira. Nyuma yaho gukurura kwa gatatu, ariko kw'ingenzi cyane, aho ngaho yagize urugero rwabyo, kuko yari afite gukurura kwa gatatu, ariko gusa byarimo bikoreshwa mu buryo bw'igice cyangwa se bw'igihe gishira. Ariko akavuga ngo ibyo mwabonye bigaragara mu buryo bw'igihe gishira ndetse bw'igice, bizagaragara, muzabibona mu mwuzuro birimo bisohozwa. Ariko ibyo bivuga ko bizaba mu nzagihe ubwo bizabera muri ya nyubako yabonye, ihema rinini Grand Carpa Cathedral. Rero ntabwo iryo hema ryari irye, ahubwo yajyanywe aharimo habera icyo giterane aho hantu. Mu yandi magambo, aho hantu hari aho uwundi muntu agomba kuba ari umuntu uriho, ari muzima kandi arimo asoreza ubukozi muri iryo hema. Aho hantu ntabwo agomba kuba ari umuntu
utari mu mubiri we ku isi kandi ari hagati mu bantu arimo ahakorera. Kubera ko Imana iyo isoje umurimo wa mesaje ikamutwara, Imana yo ikomeza gukora ikorera hagati mu bantu ariko iri mu kindi gikoresho, ariko n'ubundi ikaba ikiri wa mwuka wera, akaba akiri wa mwuka wera urimo akora uwo murimo muri gahunda Imana ifite muri buri gisekuru na buri dispensation. Ariko yahinduye maske, Imana yihinduranya, Imana ihindura imibiri, Imana ihindura za maske. Mu yandi magambo rero, yari ihema ry'undi, hari ahundi, cyari igiterane kimwe mu biterane byinshi bizaba byarahabereye. Rero uko niko yagiyeyo aba muri icyo giterane, aricyo giterane cyari kigeze mu rwego rwo hejuru, mu rwego rukomeye. Nuvuga ngo bwari ubukozi bugeze mu gihembwe gikomeye cyane aho muri iryo hema cyangwa se muri iyo nyubako nini katedrale. Nuvuga ngo ubwo bukozi bwari ubukozi bw'icyo gikoresho cyari kiri aho kuva, ntabwo tuzi ngo ni ukuva ryari, igihe yari ari aho ngaho arimo akora ibiterane nk'ibyo ngibyo. Ariko mwibuka yuko mwene data William yatubwiraga yuko byose bizatangira mu buryo bugenda bwaguka bukura. Niba bizatangizwa no kubwiriza, murebe uburyo yabonye habera guhamagara abantu kuza imbere, habaho gusengera abarwayi, ariko byose bigenda biba mu buryo bugenda bwaguka bukura, habaho gukura nk'uko uruhinja rukura. Igihe hari mu gihembwe cya mwene data Branham yavugaga yuko byari biri mu gihembwe cyangwa se ubwo bukozi bwari mu gihembwe cy'ubwana. Ntabwo ari ijambo ubwana yakoresheje, byari mu gihembwe, wenda nyuma twaza gushaka ijambo yakoresheje mu gitabo cy'imirongo ariho, ntabwo yakoresheje ngo ubwo bukozi bwari mu bitambaro nk'iby'impinja bafatamo impinja. Hoya, si ryo jambo yakoresheje, hari indi jambo yakoresheje mu buhinja. Ubwo bukozi bwari mu gihembwe cy'ubuhinja. Ni ukuvuga ngo byose rero murumva yuko bigenda ari ibintu bigenda bikura kugeza hashyitse muri icyo gihembwe, noneho yajyanywemo abona ibyarimo bibera aho ngaho byose. Akatubwira ati aho yahaboneye gukura kwa gatatu icyari cyo, ariko abuzwa kumenyekanisha ubwiru bwose bw'ibyarimo bibera aho ngaho ndetse n'amakuru yose arambuye kugira ngo hatavuka abiganyi. Niyo mpamvu marayika amubwira ati ibyo ntawe uzabyigana. Yabujijwe gusobanura uku gukurura kwa gatatu, nka kwa kundi yari yarasobanuye gukurura kwabanje. Uku gukurura kwa gatatu twumvise yuko gufitanye isano na marayika uje afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Mu yandi magambo, gufitanye isano n'imyera y'ibiri, gufitanye isano na marayika w'isezerano Kristo ari mu mwuka wera, ari imbere mu itorero rye, nyuma yaho akajya no mu ishyanga ry'Abaheburayo. Nta muntu uzigera agira icyo amenyana mba kuri ibyo, keretse gusa wa wundi Kristo azaba arimo akoreshereza muri uko gukura kwa gatatu. Kandi nta wundi uzigera akora ibyo uyu marayika azaba arimo akora, ari uje afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Niyo mpamvu azabizigama bigira ibanga, kabone n'ubwo bazamubaza uko bimeze, we ntabwo azabisobanura, kugira ngo abuze ko hagaragara ubwiganyi, ari bwo umwanzi w'Imana agerageza kuba yakoresha, ndetse na bamwe muri bene data bagenzi be ndetse b'abakozi b'Imana nabo akaba yabakoresha, kuko umwanzi yabaha inzozi barangiza bakabyuka bibwiye ko nabo bakora nk'ibyo ngibyo. Ariko kubera ko uwo mesaje azabigira ibanga, ibirebana n'ibyo Imana izaba irimo imwereka, kimwe ndetse n'uko bizagenda ibye ku giti cye azabigumana ku giti cye. Nuko rero ni nako kandi birimo bisohora none. Iby'abantu, ibigenewe abantu azakomeza kubiha abantu, naho ibyanjye ku giti cyanjye nzabigumana ku giti cyanjye. Kandi nzakora uko nshoboye kugira ngo hatagira umukozi w'Imana uwo ari we wese wagerageza kwigana kugira ngo atiterera mu kibazo gikomeye hagati ye n'Imana. Ahubwo ibyo nzababwira nzabibabwira kugira ngo mwunge ubumwe n'ubu bukozi, kandi munasengere ubu bukozi, ubwo bukozi nabwo bubasengere, kugira ngo twese hamwe tuzabashe kugera ku ntego meta y'ubutsinzi bukomeye mu rukundo rw'Imana. Mu gitabo cy'imirongo hariho ahantu aho avuga yuko abantu bose bifuza kuba ari bo batwara umupira, bagendana umupira, akavuga ko ari nko mu mupira wa football cyangwa se mu mupira w'amaguru.
katuze tubirebe. Ni ku rupapuro ntabwo nari nahateganyije ngo masome, ariko kuko tubaye nk'abakora kuri uwo mugabane urebana n'ibyo ngibyo, ni ku rupapuro urupapuro rwa 77 na 76. umurongo wa 652. mwumve ibyo tubwirwa hano. wowe uba ugomba guhagarara mu muhamagaro wawe aho Imana yaguhamagariye kuba. Rero cyagiye ubwo yarakomeje kuba umwami, mwumva ahangaha mutega amatwi uburyo harimo batubwira kuri Sawuli. ari we waje guhomba uyu mugisha abitewe no kujya mu mwanya utari waramugenewe. mwumve ibyo ni nabyo biba ku bantu bajya kwishyira mu mwanya utari uwabo. ikirenzeho noneho bakagerageza kwishyira mu mwanya wa mesaje wa dispensation. abo bahera ko bagahomba, bagatakaza imigisha yose iva ku Mana, nubwo yaba umukozi w'Imana umeze ate, nubwo yaba umuntu kandi umeze ute. wowe uba ugomba guhagarara mu muhamagaro wawe aho Imana yaguhamagariye kuba. Rero igihe yarakomeje kuba umwami, yarabereye abantu umugisha kuko yari umwami, ariko igihe yatekereje ko yaba n'umukozi w'Imana, yatekereje ko kuko Imana yamuhaye umugisha ashobora kuba yakora ibyo yishakiye byose. yego yarabereye abantu umugisha nk'umwami, ariko ntabwo yari umugisha ashyiraho utudomo dutatu, ahubwo yababereye umuvumo igihe yageragezaga gufata umwanya wo kuba umukozi w'Imana. natwe rero uyu munsi wa none dufite benshi bameze batyo. buri wese arashaka guhamana umupira. mwumva, buri wese arashaka kuba ari ugaragara, wumvikana. twavuga ngo buri wese arashaka ko amaso ari we yerekezwaho, za kamera zose aba ari we zirebaho. wenda hariho uburyo nuko ahangaha yavuze ngo buri wese arifuza ko ari we wahamana umupira, akaba ari we ugaragara, akaba ari we wumvikana cyane. buri wese arifuza kuba ari we waba mukuru, wahinduka intwari, cyangwa se akaba ari we wumvikana gusa, ugaragara gusa. ahubwo igikenewe ntabwo ari ukugaragara buri muntu ku giti cye, ahubwo ni ukureka Imana akaba ariyo isohoza ibyo yasezeranije. yego icyo dushaka twese ni ukugera kuri meta, icyo twese twifuza ni ukugera mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. kuki twakururana twakurubana kandi buri wese yifuza gutsinda? mwumve ibivugwa ahangaha, mwumve uko avuga. nk'igihe murimo mukina umukino w'amaguru, umukino wa football, icyo tuba twifuza gukora ntabwo ari ukugerageza kwambura umupira uwufite, ntabwo ari ukugerageza kwamburana cyangwa se kubwira bene data ngo bakure amaso hahandi ngo bayakure ahari umupira. twavuga ngo muri runo rugero ni mu ihema rinini Grand Carp Cathedral, niho hari ubukozi bwa Mose na Eliya burimo bukorera imbere mu itorero kandi butanga kwizera ko kuzamurwa guhabwa intore. rero ntabwo ari ukugira ngo intore abantu bakura amaso aho hari umupira, ahubwo icyo dukwiye gukora ni ukumufasha. mwumve bikomeza bivugwa, ahubwo ni ukugerageza kurinda uwo muntu ufite umupira, tukamurinda, tukamusigasira kugira ngo atambuke akomeze, kuko icyo tuba twifuza ni ugutsinda kugera kuri meta. nimwumva, ikigomba gukorwa ni ukurinda buno butumwa mu buryo burimo bugenda bukora urugendo, tukagendana nabwo, tukakuraho ikintu cyose cyabubangamira, ahubwo tugakomeza gukora umurongo tugana ku ntego. kora ibyo ukwiye gukora ku bw'ineza y'ubwami, ariko ntukazane ibitekerezo byawe ku giti cyawe gusa. vuga icyo ubutumwa buvuga, ukomeze imbere gusa. ntukagerageze kuba wagerageza kubwiriza iby'Imana yavuze kuko ubizi ku giti cyawe, ahubwo wajya mu ruhande rw'amafuti, kandi byatuma uhomba byose. uko niko bimeze, kandi ntabwo Imana yanezezwa n'ibyo. mwumva, ibyo ngibyo nibyo byabaye kuri Sawuli, ari we wavuye mu mwanya we. rero uko ni nako buri mukozi w'Imana wese agomba gukora, kugenza muri iki gihe cyerezo. ni ukuvuga ngo ntagomba gukora nk'uko Sawuli yakoze, ahubwo buri wese agomba guhagarara mu muhamagaro Imana yamuhaye, yaba umukozi w'Imana wo muri buri teraniro ryose aho Imana yamushyize,
ndetse akigisha iryo tsinda rye, akanaribwira ibyo Imana irimo isoza byose ari byo byasezeranijwe Imana ibicishije muri Rev William Branham, aho yatubwiye ko hazaba harimo hasorezwa mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral. Ibyo ngibyo hanabwirizwa guhinda kw'inkuba, kandi hakazaba hari no kwizera kwizamurwa. Nanone kandi ari nabyo twabwiwe na mwene data dushimira William Soto Santiago, ari we wateguye abantu kandi anabwira Mariya wo mu mwuka iryo torero ry'umwami, aribwira ibintu bizaba birimo biba muri iki gice cy'isaha cy'ituze. Rero nk'uko mwene data Branham yatubwiye, kandi mu buryo bugaragara ni nk'aho yari yaramaze icyo gihe kuva ku ntebe y'ihongerero, ni nk'aho icyo gitabo nacyo icyo gihe cyari cyaramaze guterurwa, kandi ni nk'aho cyari cyaramaze kuzanwa ku isi. Ku iherezo aravuga ngo kugeza ubu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Kimwe na mwene data William nawe mu butumwa bwe bwinshi mu gutangira aravuga ngo marayika ukomeye yaramanutse, igitabo gihesha uburenganzira ndetse cyamaze guhabwa umuntu, kandi uwo mugabo yamaze kukirya. Akavuga yuko igice cy'isaha cy'ituze nacyo kirimo gisohozwa, ariko aho yarimo yerekana uko bizagenda mu nzagihe. Nyuma yaho akavuga ngo na n'ubu turacyari muri dispensation y'ubuntu, na n'ubu ntabwo yari yava ku ntebe y'ihongerero, na n'ubu igitabo gihesha uburenganzira ntabwo cyari cyafatwa ngo gikurwe mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Kugeza na n'ubu marayika ukomeye wo mu byashi 10 ntabwo iki cyanditswe kirasohora. Kugeza na n'ubu ntabwo twari twagera muri dispensation y'ubwami. Ibyo byose yabitubwiye muri ya myaka ye ya nyuma, arimo atwereka atubwira yuko ibyo yavuze byose yavugaga ibizaba hanyuma, igihe ibyo bizaba birimo bihinduka ukuri. Noneho mwumvanga ko akomeza atubwira ibizaba ku bantu bose, azabimenyekanisha. Ndi mu butumwa bwitwa marayika ufite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, ni ubutumwa bwo ku itariki 25 z'ukwa 12 muri 2004. Rero muri ubwo buryo uko niko azaba yita kuri bagenzi be b'abakozi b'Imana, kugira ngo umwanzi atabagirira nabi, atabonona, kugira ngo umwanzi ndetse atonona umurimo Kristo azaba arimo akora muri iki gihe cyerezo. Mwumva, umukozi w'Imana rero uziyandarika agakoreshwa n'umwanzi, agakoreshwa na sekibi, kuko icyo umukozi w'Imana wese akora cyangwa se mwene data akora arwanya umurimo w'Imana, yaba abizi yaba atabizi, ibyo ngibyo abiryozwa cyangwa se afatwa, abarwa nk'aba bandi bahagurukiye kwigomeka kuri Mose, Datani, Kora na Biramu. Rero uba yiyonona, uba yiyangiza n'uwo ngubwe, uwo ngubo arimo abikora n'abamukurikira bose. Ubwo nibwo buryo bwo kurinda bagenzi be b'abakozi b'Imana. Ari we message uzaba urimo akoreshwa na marayika uje afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Mwumva se, uwo message uje afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho azaba ari imbere mu itorero ry'umwami, arimo akora ubukozi, asoza ubukozi, abusoreza mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral. Mwumvise yuko kugira ngo arinde abandi bakozi b'Imana, abandi ba ministre, azaba arimo akora muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo ibyo ndimo ndakora byose ndimo ndabikora kubw'urukundo nkunda bagenzi banjye b'abakozi b'Imana. Niba hariho inshuro mutanejejwe n'uburyo ntabasubije umujyo umwe, wenda hakaba ari umukozi w'Imana wanyandikiye cyangwa se akaba ari ibintu yambwiye yambaza njyewe simusubiza cyangwa se nkamusubiza mbiciye hejuru bikamubabazaho gatoya, icyo ahubwo nkabasubiza gusa nti Imana iguha umugisha. Nabasaba yuko mwansobanukirwa mukumva yuko ibyo nkora mbikora kubwo kubakunda mwe, kandi ntabwo ndenza cyangwa se njya hejuru y'ibyo nabwiwe ndetse n'ibyo nzabwirwa ko nkwiye kuvuga. Ibyo mvuga n'ibyo nkora, ibyo mvuga mbivuga nshingiye ku byo inkingi y'umuriro imbwira inyoboye mu byo nkwiye kuvuga, kugira ngo mbarinde n'ubundi mwebwe ubwanyu. Rero uko niko we yakomeje no kubikora, kandi ndasaba Imana ko yafasha
abo bakozi b'Imana bose, ba bandi bose bemeye bagakoreshwa n'umwuka wa Sekibi, icyampa Imana ikabaha gukanguka mbere y'uko bazakanguka bakererewe. Icyo nifuza ni uko twese twakwakira imigisha, ariko ntabwo narenza ibyo aba yanyemereye gukora ku bwabo, ku bw'ineza yabo. Ntabwo nshobora kubereka inzira yo kwizera, kubera ko kwizera kwizamurwa ntabwo gushingiye ku bitangaza bifatika, kabone n'ubwo birimo biraba. Kwizera kwizamurwa gushingiye ku guhishurirwa k'ubwiru bwo kuza kwa kabiri k'Umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Rero icyo nicyo gitangaza gikomeye cyane kuruta ibindi bitangaza byose. Ariko ntabwo hazakorwa ibitangaza kugira ngo abantu bizere ngo babone kugira kwizera kwizamurwa, ahubwo ba bandi bose babonye kandi bakizera bakanakira umuhungu wa Dawidi nk'uko yabitubwiye muri ya nyandiko yanditse. Nimwumva, mbere na mbere babanza kubona igitangaza gikomeye, ariko guhumurwa amaso yo mu mwuka, kandi akavuga ngo nyuma yaho igitangaza cyo guhindurwa nicyo gikurikira. Nuvuga ngo nyuma yaho hakaza uguhindurwa. Mbere na mbere habanza igitangaza cyo gukingurirwa amaso yo mu mwuka. Icyo ni igitangaza cyo mu buryo bwo mu mwuka. Ndimo ndashakashaka ngaha iyo nyandiko kugira ngo nyisome neza neza uko we yabyanditse aha. Nimwumve, ba bandi bose bazamumenya kandi bakamwemera. Nimwumva, mbere na mbere bazabanza mumenye bamwemere. Mutega amatwi, babisobanukirwa batabisobanukirwa, intorezo zibona amasezerano arimo ahinduka ukuri, barangiza ni nka bya bitonyanga by'ikime biba bihinde mushyitsi biza aho bigiye gusubira. Bo ntago baba bazi inzira bikorwamo, ibyo bitonyanga by'ikime ntago biba bizi inzira bicamo ngo bizamuke, ariko iteka ryose birazamuka. Mbere na mbere ahangaha akavuga ngo ba bandi bose bazamumenya bakamwemera nk'umuhungu wa Dawidi, kuko aje nk'umuhungu wa Dawidi mu kuza kwe kwa kabiri. Abo nibo bazakira igitangaza cyo guhumurwa kw'amaso yabo yo mu mwuka. Mwumva, iki nicyo gitangaza gikomeye cyane kuruta ibindi bitangaza byose bibaho, bishobora kuba byabaho kuri uyu mubumbe w'isi, kubera ko muri icyo gitangaza kimwe nyuma yaho hakurikiraho n'ikindi gitangaza cyo guhindurwa, ndetse nyuma yaho akavuga ngo tugahindurwa. Hatabayeho iki gitangaza cyo guhumuka amaso yo mu mwuka kugira ngo ubone, wemere kandi umenye Umwana w'umuntu mu kuza kwe nk'umuhungu wa Dawidi, kubera ko Umwana w'umuntu ni izina ry'icyubahiro cy'umuhanuzi. Rero azanye izina ry'icyubahiro nk'umuhungu wa Dawidi. Nimwumva, ubumenyi utabufite nta nubwo nuvuga ngo hatabayeho kino gitangaza nta no guhindurwa kwabaho. No, akavuga ngo nyuma yaho bazakurikira umwami. Nimwumva, nuko muri iki gitangaza niho Imana irimo isohoreza muri iki gihe cyerezo, muri iki gice cy'isaha cy'ituze, irimo irasohoza icyo gitangaza. Kandi intore z'Imana, abari b'abanyabwenge, barimo baritegurira kwakira adoption yabo, bakira guhindurwa kwabo. Uko niko nyuma ya minsi 30 na 40 kugira ngo bajyanwe mu rugo rwa Data wo mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'Umwana w'Intama. Rero aho yego tuzaba turi kumwe twese. Ubwo nibwo hazagaragara n'uwa munani, none bavuge bati yego noneho dushatse twakwicara ku meza. Ariko mu gihe yari yagiye atarahagera, hari bamareka mesaje barindwi bose, yego bakazamuka bakajya aho ngaho bakavuga ngo tugiye mu birori by'ubukwe bw'Umwana w'Intama, tuzazuka. Yego, mbere bazabanza bazuke, tuzazuka tujye mu birori by'ubukwe bw'Umwana w'Intama. Yego babivuga, ariko yego hari hakibura igice cy'ingenzi cyane. Bo ntabwo bashobora kuzuka kuko hari hatarasozwa iyerekwa ryema, hari hataranasozwa kwizera kwizamurwa uko itorero umugeni akeneye cyangwa se yari agikeneye. Bo iyo baza kuzuka bari kwiyereka nde? Niba nta n'umwe wari kubasha kubabona,
rero ntabwo bashoboraga kuba bazamurwa mu izamurwa, bagombaga guhama aho ngaho bategereje kugeza ubwo hazagaragara n'umuhungu, umwana wa munani, kubera ko byose bifite gahunda, kuko Imana si Imana y'umuvurungutano, ni Imana igira gahunda, buri kintu cyose mu mwanya wacyo, hagategerezwa wa mwanya ubwo ibyo byose bizagera mu bya bindi byazigamwe mu bitekerezo by'Imana isi itararemwa, bigomba kuza bigasohozwa. Noneho wowe akaba ari bwo ubakira muri ya minsi yaho ngaho, ya minsi, iyi minsi 3 n'igice, aho ngaho nibwo bazutse, nibwo bagomba kuzuka. Nta n'umwe muri ba mesaje wigeze azuka mbere y'iminsi 3. bo rero na n'ubu baracyategereje ko hagaragara wa wundi umwe, uwo nguwo nahagera nibwo bazamenya yuko umuzuko ugiye kuba. Hariho ubutumwa abivugamo, turaza kubugaragaza muri ubwo buryo, kandi aho niho atubwira twereka ibizaba birimo biba muri iki gihe cyerezo, mu gihe cy'ubukozi bwa Mose na Eliya, mu gikoresho Imana ifite mu itorero ryayo. Rero ahangaha kuri uyu mugabane wa nyuma muri buno butumwa twarimo dusoma bwitwa Marayika ufite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, aha aratubwira ati muri gahunda y'Imana mwitegereza uburyo harimo gusa ko byagombaga kugaragara muri Rev. William Branham, abandi bose bakozi b'Imana bagombaga gufatanya nawe, ndetse bo bayobye iyo nzira bagombaga gucamo, ndetse kuko yari marayika mesaje w'igisekuru cya 7 mu itorero. Ariko hariho benshi batanye kubera ko bagurukiye kwigana mu gihe bari barimo. Turi mu gihe cy'ubwiza cyane kuruta ibindi bihe byose, ariko ni igihe kibi gikomeye kuruta ibindi bihe byose. Ntimwumva? Ni igihe cyo kwitonderwa cyane, kandi yarabivuze mu mwaka wa 2004, avuga yuko cyari igihe cyo kwitonderwa, igihe cy'akaga, niba cyari igihe cyo kwitonderwa nanone, kandi kikaba ari igihe gishushanya igihe iryo sezerano ryagomba kuba ririmo risozwa. Mwibaze none uyu munsi wa none uko bimeze. Uyu munsi wa none ni igihe harimo hasozwa igice cy'isaha cy'ituze. Rero ni igihe noneho cyo kwitonderwa kuruta ibindi bihe byose byabayeho. Ariyo mpamvu nsaba Imana ko yafasha abakozi b'Imana bose, Imana ifashe mwene data missionnaire Miguel Bamdazi Marine n'abakozi b'Imana bose n'amateraniro yose, bene data mu bihugu byose no mu isi yose. Imana ibafashe kugira ngo mukomeze mugundire ubutarekura marayika w'isezerano, inkingi y'umuriro irimo ikora muri iki gihe cyerezo mu gusozwa kwiyerekwa ry'Ihema, ari nabwo harimo hatangwa kwizera kwizamurwa guhabwa intore z'Imana. Kandi nyuma yaho mwumva uburyo ndetse bigenda bikagera no ku bari bapfapfa basinziriye, bikagera no mu Baheburayo ndetse n'abandi barimbutse. Nuko rero muri kino kiganiro kigufi tugiranye muri kano kanya dukomeje, by'ukuri hariho byinshi byo kuba byavugwa, ariko gusa zari intashyo ngufi nari nasabwe na bene data bamwe na bamwe bari bateraniye hamwe cyangwa se bari buze guteranira hamwe, kandi hariho inyandiko z'ibi byose narimo ngenda babwira. Ibi byose turaza kubitanga. Inyito y'iri somo twayita igice cy'isaha cy'ituze, igihe cy'igice cy'isaha cy'ituze. Dore ni iki gihe twebwe ubu ngubu turimo, igihe cy'igice cy'isaha cy'ituze. Ryabaye ihirwe kuri jyewe ndetse n'umugisha ukomeye kubasha kuboherereza iri jambo, aya magambo nyageza kuri mwebwe mwese bagenzi banjye, bakozi b'Imana dukorana mu bibanga wa Kristo muri iki gihe cyerezo, muri iki gihembwe cya zabu, mu gisekuru cy'ubere komeze mfuruka, kandi muri dispensation y'ubwami. Nawe Miguel, Imana ikomeze guha umugisha cyane, ndetse Imana ikomeze gukoresha cyane kubw'ineza y'itorero ryose ndetse no kubw'ineza y'umubiri wose w'ubukozi. Icyama Imana ikabaha imigisha, kandi Imana ibarinde mwese.